zariri nigitangaza Yesu mwamia koze ko yavu Mana yacu yahabwa icyubahiro. Mana yacu ishimwe cyane. Glory be to God. Amen. 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 Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. I greet you all in the name of Jesus. Imana iduhane umugisha. May God bless us all together. Message yacu twayikuye muri teme y'umwaka. Our theme, our message for today is an extract of our theme for this year. Ivuga ngo gutunga umutima wirinda cyangwa se wifata kandi wihangana. To have a heart that has self-control, that's patient. Amen. Amen. Ariko uyu munsi twifuze kuvuga ku nyungu zo kwifata no kwirinda. And today we are going to talk about the benefits of self-control. Nagira ngo dutangira dusome itangira igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. And let's read in the book of Genesis 4, 6, 7. Ariko turaza kwibanda cyane ku wa 6 no wa 7. Genesis 4. Nika papa Yoshua dufashe gusoma. Tangiriro 4 umurongo wa mbere ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Amen. Dukomeze. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha biritugatugera ku rugi, kandi niwo byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Amen. Ucakarongo ukwiriye kubitegeka. Wasubiramo 6 na 7. Let's repeat verse 6 and 7. 6 na 7. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha biritugatugera ku rugi, kandi niwo byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Verse Amen. 6 says, so the Lord said to Cain, why are you angry and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door, and its desires is for you, but you should rule over it. Amen. Amen. Ngo ibyaha byitugatugiye ku rugi kandi ni wowe byifuza. Mu Gifaransa baravuga ngo sinon le péché est comme un monstre tapi à ta porte, il désire te dominer. Ngo ibyaha birashaka kugutegeka. Sin lies at the door wanting to overcome. Ngo ariko hanyuma bagakomeza, mais c'est à toi d'en être maître. But it's up to you to be the master, to rule over it. Amen. Nashaka guca akarongo kuri icyo gikorwa cyo kudomina cyangwa se kugutegeka. I wanted to emphasize on rule over. Iyo udategetse umubiri wawe cyangwa se amarangamutima yawe, nibyo bigutegeka. When you don't control your body or your feelings, they control you. Ahangaha Imana yagiriye Kayini inama. And here we see God advising Cain. Iramubwira ngo icyaha kirashaka kugutegeka, ariko niho ugomba kugitegeka. Sin wants to overcome you, but you ought to control sin.
ntabwo ukwiye gutegekwa n'icyaha ahubwo wowe ukwiye kugitegeka ukakinesha. You should not be ruled by sin, but instead you should rule over sin. Iyo rero utihaye gahunda ngo umenye kwitegeka no kwimetriza, icyaha kiragutegeka. So when you don't know how to control yourself, sin controls you. Twavuze ko kwirinda ari ubushobozi umuntu agira bwo kugenzura cyangwa se contrôler no gutegeka ibintu bitandukanye byo mu buzima bwe. So we also learned about the things that will help you to control this. N'ubushobozi Imana iduha bwo kugenzura no gutegeka ibintu bitandukanye byo mu buzima. It is the power that God gives us to be able to discern and make a difference among things. Ikindi twabonye nuko kwifata no kwiha cyangwa se kwirinda ni imbuto y'Umwuka Wera. And self-control and patience are the fruits of the Spirit. Ibyo turabisanga mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 22 na 23. And we can read that in the book of Galatians 5:22 and 23. Ikindi navuga nuko kwirinda no kwifata bireba umuntu wese mu bicuko ari bitatu, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. And self-control concerns everyone among us. It has to be with the soul, the body, and the mind. Kuko umuntu ntabwo ari umubiri gusa tureba. Because a human being is not just the body that we see. Umuntu ni umwuka, ni ubugingo, ni n'umubiri. He is spirit, soul, and body. Reka dusome umurongo ntabwo wanditswe hariya, Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23. Let's read in the book of Thessalonians 5:23. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Imana irashaka ko twezwa mu bice byacu ko ari bitatu. God wants us to be sanctified through our three parts. Amen. Amen. Mu mwuka rero wakwibaza ngo mu mwuka nakwezwa gute cyangwa se nakwifata gute? How can this be done in the spirit? Ni gute nakwifata mu mwuka? How can I do this in the spirit? What should be my attitude? Mu mwuka wifata mu bitekerezo. You have to do this in your thoughts. Ndetse no mu bushake bwawe cyangwa se mu bugingo. In your will as well. Reka dusome Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. The book of Philippians 4:8. Abafilipi 4:8. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on those things. Amen. 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 Ukuvuga ngo tugomba kurinda ibitekerezo byacu. We need to control our thoughts. Tugomba kwifata mu bitekerezo byacu tukarinda ibitekerezo byacu. We need to control or preserve our thoughts. Niwemerere ibintu byose bikuzamo kubyakira ndetse no kubiha agaciro kugira ngo bigutegeke. Don't let any kind of thoughts come into you, and don't nurture those thoughts.
ibitekerezo byacu iyo umuntu agiye gukora icyaha akenshi ntabwo agikora gutya ahubutse ariko bibanziriza hehe mu bitekerezo. Often when we're about to sin, it starts with our thoughts. We just don't sin. It comes within our thought and eventually we do sin. Niyo mpamvu tugomba gutegeka ibitekerezo byacu tukabitegeka kugira ngo tugire ibitekerezo byiza bivuye ku Mana. That is why we need to control our thoughts so that we can only take in the thoughts that come from God. Hari umuntu wavuze ngo ntabwo wabuza inyoni kunyura hejuru y'umutwe wawe ngo ariko wayibuza gushyira icyari cyayo mu musatsi wawe. Somebody once said you cannot prevent a bird from flying over you, but you can prevent it from making your head its dwelling. Nukuvuga ngo ibitekerezo bishobora kuza ariko ni wowe ugomba guhitamo ni ibihe bitekerezo byiza ngumana ni ibihe nirukana nka simbiha agaciro. That means thoughts will come, but you have to be able to control what is good and what is bad to come into your mind. Ntabwo tugomba kwemera buri kintu cyose kuza ngo gifate umwanya mu buzima bwacu. We can't let any kind of thing come into our lives and take control. Imana ihabwe icyubahiro. Praise to God. Mu bugingo se ho twakwifata gute? And what concerns the soul? Kuko ubugingo bugizwe n'amarangamutima cyangwa se emotion na sentiment ndetse n'ibyifuzo cyangwa se désir. The soul has feelings, emotions and wishes. Niyo mpamvu tukwiye kwifata no muri za emotion zacu na sentiment. That is why we need to control our feelings and emotions. Cyangwa se amarangamutima yacu. Or just our sentiments all together. Kuko iyo utifashe mu marangamutima yawe niyo akugenga. Because when you don't control them, they control you. Usanga warabaye wa muntu uyoborwa n'amarangamutima. You are that type of person that is controlled by how you Niba feel. wababaye ukavuga nabi kubera iki? Kubera yuko uyobowe n'amarangamutima. And when you are upset, you speak badly because you are controlled by your feelings. Tugomba rero gutegeka cyangwa se kwifata no mu marangamutima yacu kugira ngo tube abantu banezeza Imana koko. So we need to be able to control our feelings so we are people who please God. Kuko nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye dukwiye kwezwa ndetse no mu bugingo. Ntabwo twezwa mu mwuka gusa cyangwa se mu bitekerezo ariko dukwiye kwezwa no mu bugingo no mu marangamutima yacu nayo akaba yejejwe. And just like the word of God reminded us that we need to be holy and sanctified in three aspects, so should we be holy and sanctified in our thoughts as well. Reka papa Yesu adufashe dusome Yakobo igice cya 3 murongo wa 13 na 14. Ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Amen. Amen. James 3:13. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. Amen. 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 Amacakubiri n'intonganya biva he? Biva mu marangamutima. Kubera yuko umuntu yababaye akananirwa kwihangana akananirwa kwifata yarangiza agakaya situation y'amacakubiri cyangwa se y'intonganya agahora atongana n'abantu agahora avuga nabi agahora bene uwo muntu rero ntabwo ashobora abayobowe n'amarangamutima. So bitterness brings up division, and division is led by you talking evil and talking about others evil things. And this is what we need to be able to control. Tugomba rero kwirinda mu marangamutima yacu, tugomba kwirinda ndetse no mu byifuzo byacu. We need to control our feelings and our wishes. Icya gatatu ni mu mubiri. And what concerns the body, the flesh, tugomba kwirinda cyangwa se kurinda ingingo zacu. we need to preserve or we need to watch over our body parts. Yobu yaravuze ngo
nakoranye isezerano n'amaso yanjye kugira ngo ntazareba umukobwa w'isugi. And Job made a covenant that he will not let his eyes wander upon the girl of another, so that he may not sin against the Lord. Ahandi reka dusome Abakorinto ba mbere igice cya 9:27. Let's read 1 Corinthians 9:27. ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Amen. I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. Amen. Ahanga Paulo aravuga ngo ategeka umubiri we awukoresha iby'uburetwa. No kuvuga ngo arawutegeka, arawumetrize. Mu gifaransa bavuga ngo je le maîtrise. Amen. He controls, he masters his body and puts it under his control. Ngo kugira ngo ahari aho ubwo yabwirije abandi we atazaboneka nk'awatemewe. So that he may not be disqualified by others. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo ushobora kuba warabwirije abandi hanyuma wowe ugasanga uri mu bintu bibi kubera iki? Kubera kutabashije gutegeka umubiri wawe. Maybe you have preached to other people and yet you find yourself not worthy because you have not been able to control your body. Imana rero dushoboze kugira ngo tujye dutegeka ingingo zacu. May God help us all to be able to control our flesh. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo bagenda aho bashatse ngo ntibashoboye ngo gutegeka ibirenge byabo bakajya aho babonye hose. And when we read the Bible, the God says that they have gone places and not be able to order their steps. Rero nukuvuga ngo tugomba kugenga imibiri yacu, ntabwo tugomba kugengwa n'imibiri yacu ngo imibiri yacu tujyane aho ishaka, ahubwo twe tugomba gutegeka kubera ko Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutegeka. Tugomba gutegeka imibiri yacu, tugomba gutegeka amaso yacu. Wategeka amaso yawe kutazareba ikibi, wategeka amatwi yawe kutazumva ibitari byo bitavuye ku Mana. So we need to be able to control our flesh and not let our flesh control us. We need to be able to control the things we see, the things we hear. Impamvu tugomba kwifata muri ibyo bice uko ari bitatu nuko ibyo bice byose bifatanye. And the reason why we need to be able to control this is because these three parts are intertwined. Urugero nuko iyo navuze ngo icyaha gihera mu bitekerezo. For example, we just talked about how sin comes through our thinking. Iyo rero umwuka wacu wanduye, ibitekerezo byacu bikandura. Ibyo bitekerezo byanduza n'amarangamutima yacu. So when our spirit is contaminated, our thought is contaminated, this also leads to contaminating our feelings. No ya marangamutima yacu yamara kwandura agakongeza irari cyangwa se desire zacu bigatuma imibiri yacu ikora icyaha. And when these are contaminated, our feelings are contaminated, it brings forth lust and envy, which causes our flesh to sin. Amen. Numva byumvikana. I think it's clear. Imana yacu habwe icyubahiro. Praise God. Birumvikana ko umuntu wese turi nubwo ari ibice bitatu ariko n'ibice bitatu bitugize ni igice kimwe. Urebye birakorana birafatanye. Although we are made of three parts, we have to understand how these three parts are connected. Niyo mpamvu rero tugomba guhora twiyegurira Mwuka Wera, dusaba Mwuka Wera kugira ngo adufashe kwifata, aze asange imibiri yacu, asange umwuka wacu, asange ubugingo bwacu kugira ngo duhore turi imbere ye, ahindure ibitekerezo byacu kugira ngo duhore twezwa turi abantu bejejwe imbere y'Imana. That is why we always have to call upon the Holy Spirit to sanctify us and to
help us stay holy in our minds, our thoughts, and bodies. Umwuka wera rero yaje muri twe n'icyo akora. And what does the Holy Spirit do when He comes into us? Umwuka wera yaje muri twe agendera bwa bushake bwacu akabukomeza akabuha imbaraga cyangwa se volonté. He controls our will so we are fortified or encouraged. Mwibuke yuko twavuze ko kwifata ari ubushobozi bwo gutegeka. Remember we talked about self-control being the ability to control or have control over. Ntabwo rero wategeka udafite ubushake bwo gutegeka. You cannot control unless you have the will to control. Ubwo bushobozi rero ni umwuka wera araza agaha volonté yacu ubushobozi akabukomeza akabuha imbaraga zo gutegeka. So when the Holy Spirit comes, He gives us the willpower to control. Niyo mpamvu tugomba guhora dusaba Imana mu bushobozi m'imbaraga kugira ngo mbashe gutegeka umubiri wanjye, kugira ngo mbashe gutegeka ibitekerezo byanjye, kugira ngo mbashe gutegeka amarangamutima yanjye. That is why we always have to pray to God and ask Him for power to be able to control or have control of our thoughts, our mind and flesh. Byose rero bishingiye ku bushake bwacu. And all depends on our will. Udafite ubushake ntabwo uzategeka. Without the will, you will not be able to Ibintu control. byose bizaza bigutegeke. Things will come and have control over you. Uzategekwa n'amarangamutima. You'll be controlled by your feelings. Niba wabyutse ubabaye uzamara umunsi wose ari uko nguko umeze. If you wake up upset, you will spend the whole day upset. Kubera iki? Kubera ko utaretse umwuka wera ngo akuganze agushyiremo imbaraga kugira ngo ugire ubushake bwo gutegeka. Because you have not called upon the Holy Spirit to come and bring you the willpower to be able to control your feelings. Uko ushobora kubyuka wenda wumva ko utameze neza, wumva utazi ukuntu umeze, ariko senga Imana, usaba Imana, tubwire Imana uti Imana mpimbaraga zo kugendera mu bushake bwawe uyu munsi. Uyu munsi sindangwe n'amarangamutima yanjye, ngengwe na mwuka wera. You may wake up feeling upset, but don't let that overcome your feelings. You need to pray and ask the Holy Spirit to come and take control. Amen. 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 Reka tujye mu nyungu zo kwirinda. Let's look at the benefits of intercession. Twavuze ko inyungu ziri mu buryo butatu. There are 3 kinds of benefits. Uburyo bwa mbere ni wowe ni ubusabane bwawe n'Imana. The first thing is your fellowship with God. Uburyo bwa kabiri ni ku buzima bwawe wenyine. The second thing is your personal life. Icya gatatu ni kuba mu bana. Kuba mu bana. And the third thing is being with others, belonging to a group of people. Icya mbere ku busabane bwawe n'Imana. So when it comes to your fellowship or your relationship with God, twasanze inyungu ya mbere kandi ikomeye ari uko iyi mbuto yo kwirinda no kwifata ituma dukura mu mwuka. He gives us the willpower to grow in our spirit. Impamvu mvuga ngo ituma dukura mu mwuka, And the reason why I say we grow in the spirit, nuko iyo twakiriye agakiza, when we receive salvation, Imana iduha imbuto z'umwuka wera. God gives us the fruits of the Holy Kandi muri Spirit. izo mbuto harimo no kwirinda. And among those fruits, we have self-control. Rero niba udafite kwirinda, ntabwo ushobora kugira discipline yo gusenga, yo gusoma ijambo ry'Imana, kuko nudasoma ijambo ry'Imana, nudasenga, ntabwo uzakura mu mwuka. Now, without self-control, you're not able to discipline yourself to read the Word of God, so you will not be able to grow in the Spirit. Ariko ufite kwirinda cyangwa se kwifata, umenya gushyiraho priorité. But when you have self-control, you are able to prioritize. Kandi ukiha discipline. You are able to discipline yourself. Ukiha discipline ukavuga uti aya ni amasaha yanjye yo gusenga, aya ni amasaha yanjye yo gusoma ijambo ry'Imana, bigatuma ukura
ukura mu mwuka ugakura kubera yuko wihaye discipline. You are able to make a schedule when you need to pray, and this will help you grow along the journey. Hari abantu bashobora kuvuga ati ngewe nta mwanya ngira rwose, nabuze umwanya wo gusenga, nabuze umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. There are people who often say, I don't have time to pray, I don't have time to read the Word of God. Iyo mvuye ku kazi mba naniwe nkaza, After work, I'm really exhausted. ariko ugasanga uwo muntu uvuga ayo magambo ava ku kazi, yagera mu rugo akicara akaganira amasaha 2-3. Yet you find the same person who says they are exhausted after work, when they get home, they have time to talk for a good 2-3 hours. Cyangwa yicaye imbere ya televiziyo, arareba televiziyo akageza saa 5 n'igice, hanyuma akavuga ngo nta mwanya yabonye wo gusenga. Or they are just sitting in front of TV and watching until 11 p.m., yet they say they don't have time to pray. Icyo bisaba ni iki rero? Ni ukwifata. What does this lead us to? Ushobora kwifata kuri ibyo biganiro, Self-control. ushobora kwifata kuri iyo televiziyo, You have to be able to control the need to watch the TV hanyuma ugafata ayo masaha ukayakoresha ibindi. and use your time wisely. Iyo ubikoze ufite discipline, ukifata ku bintu byose bikubuza umwanya wo kwegera Imana, urakura mu buryo bw'umwuka. When you have self-control, you have enough time for God and you grow in the Spirit. Imana yacu ishimwe. Praise God. Icya kabiri And the second thing, nuko iyi mbuto y'umwuka wera yo kwifata idufasha guhora twezwa. when we have self-control, we are continuously sanctified. Reka dusome Abatesalonike ba mbere 4:3 kugeza kuri 7. The book of Thessalonians 4:3-7. Kane gatatu. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe, ufite icyubahiro. Amen. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification. Reka dukomeze. Mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri byo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Amen. Not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage and defraud his brother in his matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarned you and testify. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. Amen. Imana yaduhamagariye kwezwa. God has called us for holiness. Imana yaduhamagariye guhora twezwa. He has called us to continuously be sanctified. Muri bya bice byacu ko ari bitatu nkuko nabivuze. Within our 3 body part that we talked about, Mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. in the spirit, in the soul, and in the flesh. Umuntu rero utazi gutegeka amarangamutima ye n'umubiri we ategekwa nabyo. If somebody does not know how to control his feelings, they control him. Azategekwa n'irari ry'umubiri. He will be controlled by the lust. Azategekwa n'irari ry'amaso. He will be controlled by the lust of his eyes, Azategekwa n'amarangamutima. the lust of his feelings. Kubera iki? Kubera yuko adashobora kubitegeka, byo bizamutegeka. Hanyuma azahora yanduye. Because he's not able to control them, he will continuously be controlled by these feelings, and he will continuously be unholy. Nyamara Imana yaduhamagariye kwezwa.
Yet God has called us to be Imana sanctified. irashaka ko duhora twezwa. God wants us to be sanctified. Imana irashaka ko duhora dutegeka ibitekerezo byacu n'amarangamutima yacu n'imibiri yacu. God wants us to control our feelings, our thoughts, and be able to have control of our flesh. Amen. Amen. Icya kabiri ni ku buzima bwawe bwite. And personally, Reka dusome Imigani 21:23. let's read in the book of Proverbs 21:23. 21:23 utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe niwe urinda ubugingo bwe amakuba. Amen. Amen. A proud and haughty man's coffer is his name. He acts with arrogant pride. Amen. 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 Hariya mu Kinyarwanda bavuze amakuba, nahoze nibaza mu Gifaransa bavuga angoisse. Sindi niba angoisse ari amakuba. Jerome, angoisse ni amakuba? Ni umubabaro. Angoisse ni umubabaro cyangwa se tourment, ni umubabaro wo mu mutima. Rero ngo utabumbuye akanwa ke ngo yirinda umubabaro, yirinda amakuba, cyangwa se iyo umuntu afite umubabaro nta mahoro aba afite. When somebody is tormented, they have no peace. Rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo iyo wifashe biguha amahoro wowe ku giti cyawe. And the word of God tells us when you have self-control, it gives you peace on a personal level. Ntabwo uvuga ibintu ngo nurangiza wicuze uvuge ngo biriya bintu nabivugiye iki. You don't say something and regret having said so. Kuko hari igihe uvuga amagambo warangiza kuyavuga utakiyagaruye, noneho ahasigaye akaba ari wowe ubura amahoro wenyine. Sometimes we may say things and not be able to take them back. Warangiza ukabura amahoro. And after that, you have no peace. Tugomba rero gusaba Imana kugira ngo duhore twifata, kugira ngo tugire amahoro mu buzima bwacu, kuko Imana yaduhamagariye kuba abanyamahoro. So we always have to pray to God and ask Him to have self-control so that we have peace, because He's also called us to have peace. Icya kabiri ku giti cyawe bigufasha nuko biturinda kwirwanirira. It also helps us not to fight our battles. Eka Papa Yoshua dufashe dusome Samuel wa 2:16 kugeza ku 10. Read 2 Samuel 16:9-10. Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati, ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke mu Cigihanga. Umwami aravuga ati, mburiye he namwe yemwe bene Seruya? Arantuka kuko Uwiteka ari we wamubwiye ati, tuka Dawidi. None ninde wabasha kumubuza? Ati, ariko ibyo ubitewe niki? Amen. Then Abishai, the son of Zeruiah, said to the king, why should this dead dog curse my lord to the king? Please let me go over and take off his head. But the king said, what have I to do with you, you sons of Zeruiah? So let him curse, because the Lord has said to him, curse David. Who then shall I say, why have you done so? Amen. Iyi ni inkuru ya Dawidi igihe yahungaga umwana we Absalom ashatse kumuvana ku butegetsi. This is a story of David when he was running away from his son who wanted to overcome him or overthrow him. Yarahunze ari kumwe n'abasirikare be. He's running away with his soldiers. Ageze mu nzira ahura n'umugabo. And along the journey he met this man. Uwo mugabo yari umuryango wa Saul. He belonged to the family of Saul. Ngo atangira kumutuka no kumuvuma. He started to curse him out. Ngo ndetse agafata n'umukungugu akamutera. And he would throw over dust onto him. Amubwira ngo numwicanyi bimubayeho byose ni byiza kuko numwicanyi yamennye amaraso. And he called him murderer because he shed blood. Ariko Dawidi yari afite ubushobozi. And David had the power. Yari kumwe n'abasirikare bakomeye. He was with mighty soldiers. Ndetse umugaba w'ingabo zaramubwira ati uriya muntu tuka umwami waretse nkamuca igihanga. And one of his men said, allow me to go and cut off his head. Ariko Dawidi ntiyabyemeye.
But David did not allow. dawidi yarifashe He had self-control. aravuga ati mwihorere. He said, let him be. Wenda n'Imana yamubwiye ngo antuke Maybe mureke. God has asked him to curse David. dawidi ntabwo yirwaniriye. He didn't fight for himself. n'ahandi dawidi sawuli yaramurwanyaga aramukurikira hariya kuri 26. And when you go further to verse 26, you see how Saul continued to pursue David. hanyuma dawidi aza kubasanga ahantu baryamye basinziriye n'abasirikare bose basinziriye. And David found them asleep in the corners in some place. asanga sawuli yasinziriye n'abasirikare be. Saul had fallen asleep with his soldiers. abasirikare baramubwira ati nguyu imana yamuguhaye wamwishe bikarangira. And the soldier told him, here he is, the Lord has given him unto you. ariko dawidi ntiyabyemeye. But David did not allow. agira kwifata. He had self-control. aravuga ati ntabwo narambura ukuboko k'uw'Imana yasize amavuta. And he said, my hand will not touch the anointed of the Lord. ntiyamwica, He did not kill him. ntiyakora icyaha. He did not sin. Imana rero idufashe. So may God help us. kwirinda cyangwa se kwifata bituma tutirwanirira. Self-control allows us not to fight our battles. ni kangahe mu buzima bwacu abantu badusuzugura, yagusuzugura ukumva amarangamutima yawe arazamutse ukavuga uti nanjye ndamwereka. How often are we despised by fellow men and your feelings want to overtake and you wonder why is this person saying so? ukagendera mu marangamutima ugatongana wenda ukarwana cyangwa se ukamugirira nabi ngo kubera yuko yagusuzuguye. And you end up trying to respond to evil doing because he has despised you. ariko Imana iradusaba kugira ngo twifate. But God calls us to have self-control, tureke kwirwanirira. not to fight our own battles, twiringire Imana ko ari ishobora kuturwanirira. to trust God to fight our battles. niba gusuzugura wiringire Imana ko ari ishobora kugusubiza icyubahiro cyawe. If you are despised, trust the Lord because He will restore your dignity. bashaka kugusuzugura uyu munsi, babandi bagusuzuguye uyu munsi ejo bakakubaha. Maybe they will despise you today and tomorrow they will honor you. ariko iyo wirwaniriye nta nyungu bikuramo. But when you fight for yourself, there are no benefits. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Glory be to God. icya gatatu ni inyungu kubo tubana nabo. And the third benefit is, what does it bring to among those we live with? kwirinda kwawe gutanga amahoro mu bandi, mu rugo, mu baturanyi, mu kazi cyangwa se muri sosiyete aho tuba. And self-control allows us to live in peace with those at home, with those in the workplace or the communities at large. Pasiteri abaza bivuga turi abantu dukwiye kubana n'abandi amahoro, dukwiye kuba abantu batanga amahoro. Pastor said that earlier, we need to be people with peace, who have peace and give peace. reka papa Yesu adufashe dusome iriya mirongo iri hariya. We're going to Abaheburayo 12:14. Hebrews 12:14. mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. wasoma n'abaroma. Romans 12:18. Abaroma 12:18. 12:18. niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Amen. 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 niba bishoboka If at all possible, murwanye uruhande on your behalf, as much as it depends on you, mubane n'abantu bose amahoro. live peaceably with all men. ntabwo ushobora kubana n'abantu amahoro udafite kwifata muri wowe. You cannot live with people at peace if you don't have self-control in you. kubera yuko iyo abantu babana ntabwo babura ibintu bituma batumvikana. Because when you live with other people, not everything is in accordance to everyone. n'abanyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. And even the Rwandan proverbs say you cannot live with somebody and not have conflict with them.
ariko ikidufasha kutagirana conflict cyangwa se kutagirana ibibazo n'abandi no kubana amahoro nuko twifata. And what helps us to live in peace with everyone is the ability to have self-control. Udafite kwifata ntabwo uzabana n'abantu amahoro, uzahorana amakimbirane yandi batubwiye mu ijambo ry'Imana, uzahora ushwana n'abantu, uzahora utumvikana n'abantu. Without self-control, you will never be able to live with people at peace. You always have arguments and quarrels. Amen. Amen. Imana idufashe duhe dusaba Mwuka Wera kugira ngo aduhindure abantu b'amahoro, batanga amahoro kandi babana amahoro. May we always ask the Holy Spirit to help us be the type of people with peace and who give peace to others. Ikindi twabonye nuko iriya mbuto yo kwirinda cyangwa se kwifata idufasha kuba abanyakuri. And the ability to have self-control leads us to be truthful persons. Cyangwa se abantu bari sincere. People who are sincere. Reka dusome Zaburi ya 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Read Psalms 15 verse 2. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Amen. Amen. Hanga baravuze ngo uvuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. To speak the truth as it is in your heart. Hariya ku gice cya 17 umurongo wa 3 ho haravuga ngo ibitekerezo byanjye ntabwo bitandukana n'amagambo yanjye. And in chapter 17 verse 3 says, what's in my heart is not different from what I speak. Amen. Amen. Umunyakuri ntabwo ari wa wundi ukubwira ngo ndagukunda nyamara azi neza ko ku mutima watagukunda. A truthful person is the type of person who says something and means it. Nukuvuga ngo niba nkubwiye ngo ndagukunda biraba ariko ntekereza no mu bitekerezo byanjye no mu mutima wanjye. If I say I love you, it has to be so in my thoughts, in my mind and my heart. Imana yari dufashe kuba abanyakuri. May God help us so that we are truthful Avuze people. ngo kwirinda cyangwa se kwifata bituma aba umunyakuri, ibyo atekereza ntibitandukane n'ibyo avuga. Mu yandi magambo bimufasha kuba sincere, bene uwo muntu ntazasezeranya ibyo atazashobora gusohoza. A truthful person is a person who says what they mean and they will never promise something they will not do. Ni wa muntu niba yakubwiye ngo nzaguha iki kintu azakora uko ashoboye nubwo byamugora azakiguha kubera yuko ari sincere, yabivuze yabitekereje. If they say they will give you or do something for you, they will do it because they have said it after they thought it. Ukuvuga ngo mbere yo kuvuga ikintu arabanza agatekereza akavuga ati kiriya kintu nzagishobora, akabona kugiprometa. Before saying something, they think about it. Am I able to do it? And once they are, they will say it. Bigatuma rero Imana ivuga ngo ni umunyakuri. And God approves you to be truthful. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Praise God. Numva turangije ariko icyo nashakaga ngo utahane, I want you to go home with these things. Nuko ugomba kwifata mu bice byawe uko ari bitatu, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. You need to have self-control in the spirit, in the flesh, and in the mind. Ukifata mu bitekerezo, mu byo utekereza, ntiwemere buri bitekerezo byose kuza kwarika ku mutwe wawe. Control your thoughts so not any kind of thoughts can come into you. Utegeke amarangamutima yawe, ntiwemere yuko uyoborwa n'amarangamutima. Control your feelings so that they don't control you. Nube wa muntu uri impulsive, uhutiraho, uvugiraho icyo umuntu akubwiye ugahita usubiza utabanje gutekereza. Don't be this type of person who is so spontaneous that you may say something without thinking about it first. Ukarinda ibitekerezo, ukarinda umubiri wawe, ukarinda umubiri wawe gucumura, kawutegeka. Control your flesh and be able to determine what your flesh does. Ugategeka umubiri wawe, amaso yawe, amatwi yawe, amaguru yawe, amaboko yawe. To be able to control your eyes, your ears, your hands.
ariko ibyo ngibyo ntitwabyishoboza. But we can't do this by ourselves. Ntabwo twabyishoboza bene data. We're not able to do that. Dukeneye Mwuka Wera kugira ngo We adushoboze. need the Holy Spirit to enable us. Dukeneye Imana kugira ngo abe ariyo iduha izo mbaraga zo kubitegeka no kubigenzura. We need God to give us the willpower to control over this. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Praise God. Reka dusabe pasiteri azaturangirize. Imana ibahe We're going to umugisha. call our pastor to come and close us in prayer. God bless you. Twe dushobora kubwira Imana tuti Imana We can also say to God, urondora amarangamutima yanjye, amarangamutima yanjye my uyarondora, feelings, search my feelings in me, intekerezo zanjye search my thoughts. ndaziguhaye. I give them to you. Zamura ibiganza byawe Lift your hand where you ubwira are Imana uti Imana and tell to God, ndashaka kuba igikoresho gitanga amahoro mu I buzima want to bwanjye. be a vessel of peace. Ndashaka kuba igikoresho gitanga amahoro I mu buzima want to be a bwanjye. vessel of peace in my life. Ubwira Imana uti ururimi rwanjye ndaruguhaye mwami, I have given you my tongue. umutima wanjye I ndawuguhaye. have given you my heart. Zamura ibiganza byawe Lift your hands twumva iyo ndirimbo, twumva iyo ndirimbo. as we worship together. Zamura ibiganza byawe ubwira Imana yawe, wibwira uti Lift your Imana hands and tell God, nkeneye gutabarwa nawe. I need your rescue, Lord. Mana nkeneye gutabarwa nawe. Father, I need your rescue. Mana muri iki gitondo dukeneye gutabarwa nawe. This morning we need your Ngwino rescue. udushorere mu nzira y'iteka ryose. Come and lead me into the everlasting way. udushorere mu nzira y'iteka Lead ryose. me into the everlasting way. Umaze kurondora intekerezo zacu, After you examined our thoughts, amarangamutima yacu our feelings, turayabambye ku musaraba, we laid at the cross. turayabambye ku We musaraba. laid at the cross. Amarangamutima yacu tuyabambye ku musaraba. Our feelings, we have laid them at the cross. Ingeso za kamere tuzibambye ku musaraba. Our old nature, we have laid it at the cross. Inzandiko zaturegaga tuzibambye ku musaraba. Inzandiko zaturegaga tuzibambye ku musaraba. All these things that have been written against us, we lay them at the Mana cross. tuzanye imitwaro yacu imbere yawe. We bring the burdens to you, Lord. Mana tuje imbere yawe n'ibyaturemereraga. We bring to you all these things that have been burdening us. Turakwinginze muri aka kanya, We implore you at this moment, hindura byose muri twe Mana, change everything in us, haba imibiri yacu, our bodies, haba ubugingo bwacu, our souls, haba umwuka muri twe. the spirit in us. Mana turabikugomoreye, We laid at your feet, Lord. turabikugomoreye. We laid at your feet, Ngwino Lord. uganze byiringiro byacu. Come and have control in our thoughts. Ibyaturegaga byose, All these things that were burdening us. ibyaturegaga byose, All these things that were burdening us. ibyaturegaga byose. All the burdens, Lord. Mana turabikuzaniye imbere yawe, We laid at your feet. turabikuzaniye Mana. We laid before you. Garagaza gutabara kwawe, Come and rescue us, Lord. garagaza gutabara kwawe, Come and rescue us, O Lord. garagaza gutabara kwawe. Come and rescue us, O Mana Lord. turakiriye gutabarwa kwawe muri iki We need gitondo. your rescue this morning. Mana turakiriye gutabarwa We kwawe, receive your rescue. turakiriye intsinzi yagaragaye We ku receive musaraba. power and glory. Mana tugukomeye amashyi, We put our heads ayo together. mashyi ni ayawe Mana. Ishimwe n'ikuzo ni ibyawe, Glory and honor is yours. ni mu izina rya Yesu In the gusenze. name of Jesus we pray. Na sisi wote tunasema, na sisi wote tunasema, reka dukomere iyo Mana amashyi. Hobera mugenzi wawe, Hug your neighbor, a hug to your neighbor. Yesu
Yesu mwami yakoze.